Muraho neza turabasuhuje aho muri mu mpande zose z'isi zitandukanye amahoro y'Imana bane namwe ntandi muri nk'ibisanzwe ni kuri Mubwire TV. Wakwibaza ngo niki tubwira abantu ko ari beza, tubwira abantu ko tubakunda, tubwira abantu ko ari umugisha, tubwira abantu ko ari ab'ingenzi kuba tubafite mu buzima bwacu. Nyuma yo kure tugasanga abantu benshi bakunda kubwira abantu ibyiza byabo ku munsi wa nyuma. Abandi ugasanga abantu bagiye batababwiye ko babashimira, batababwiye ko bakunda, muzabibona cyane kuri stati yaba wazaga nkakubwira wakunsubiza umunota kandi twaragize amahirwe yo kubana n'abo bantu. Igihe cyawe rero ni iki? Ni ubu ngubu. Bwira bukunda ko bakunda, abagize uruhare mu buzima bwawe kugira ngo bwishime cyangwa bugende neza, ubibabwire nabo bashimire, ubibabwire bagihari. Ni ibyo rero kuri Mubwire TV dukora, muraduhamagara mukadutuma tukajya kubwira abantu ko tubakunda, tukabashyira indabo, tukabashyira impano, tukabashyira umuhanzi, tukagenda tugatarama, tukarushaho kuryoherwa n'ubuzima Nyagasani yaduhaye ndetse n'abantu beza yagiye ashyira mu buzima bwacu. Turabakunda. Rero mbere yuko dutangira ibiganiro byacu, katubwira ahantu mwakora ibintu byiza kandi ibintu by'ubwenge nta handi. Umutayeri mwiza, umutayeri w'inyangamugayo, umutayeri udodera ku gihe, umutayeri utangira imyenda ku gihe, umutayeri ubikora neza, umutayeri utabeshya ni Grace. Grace rero akorera mu isoko rya Nyarugenge. Muramuhamagara cyangwa mukamwandikira. Uri mu Rwanda, uri hanze yo mu Rwanda, mwandikire kuri WhatsApp umubwire ngo nkeneye umwenda kandi ngukeneye iki gihe. Naba nta kazi kenshi afite arabigukorera bizagende neza. Nimero ya Grace ni 0788 50 95 73. Ukeneye imyenda myiza, ukeneye kwambara neza, ukeneye gusa neza imyenda ya caguwa, nunarahari muri Chic. Winjire ku muryango wa Access Bank, umuryango ukurikiyeho ni muri Service Store. Nunu agira imyenda myiza. N'ubu dukora iki kiganiro ntahari yagiye kurangura. Mu mugane abaha imyenda myiza. Mu mwandikiye kuri WhatsApp abambike neza, murushaho gusa neza. Nimero ni 0788 70 88 Nunu rero aragufasha kurushaho gusa neza ndetse ubuzima bwawe burushaho kugenda neza. Murabizi rero iyo tutakoze ama surprise tugira topic ntoya dufata tukayiganiraho, tugahana ibitekerezo kugira ngo birusheho kugenda neza. Uyu munsi rero hari ibintu naje kubabwira ngo ibintu by'ingenzi, ibintu ugomba guhora ushyize mu mutwe wawe kugira ngo ibintu nibihinahinduka bizasange uri wa wundi umeze gutya pana kubudigadiga cyangwa ibintu biza ugasanga bigusubije inyuma. Hoya, ibintu mbese ugomba guhora witeguye mu buzima bwawe, byaba bitaba bikasanga umeze neza. Ibintu by'ingenzi ugomba kwitaho, ibintu by'ingenzi ugomba gukurikirana, ibintu by'ingenzi ugomba guhora uzirikana mu buzima bwawe. Ikintu cya mbere rero, ikintu cya mbere ni ukumenya yuko inshuti ufite zidahoraho. Izo nshuti ukunze cyane, izo nshuti uri gushyira kuri stati ubwira ngo ni abamararungu, ni umugisha, ni abantu b'ingenzi, ni ukuri ni byiza pe. Nanjye ubibabwira ndabafite, nanjye mfite abantu nkunda, ariko ntago nyine ari abantu bazahora mu buzima bwawe bwose. Birashoboka ko bahoraho Kristo abishatse, ariko biranashoboka ko mushobora kugendana urugendo rw'imyaka 3 cyangwa imyaka 4 cyangwa imyaka 5. Ugomba rero guhora mu mutwe wawe no mu mutima wawe no mu bitekerezo byawe ubyiteguye, uvuga ngo uko nta mwanzi uhoraho ni nkuko nta nshuti ihoraho. Uyu munsi yaba inshuti, ejo akaba umwanzi. Uyu munsi umuntu yaba umwanzi, ejo akaba inkoramutima, ejo akaba inshuti idasanzwe. Ibyo bintu rero ugomba guhora ubyishyize mu mutwe kugira ngo n'igihe byahinduka, nava mu buzima bwawe, nagaruka mu buzima bwawe, bitazagira ikintu kinini bihungabanya. Ni uguhora ubyiteguye, ni uguhora ubizirikana. Ikintu cya kabiri rero, ikintu watangiye, ikintu wumva ushaka gukora, icyo utangiye gisoze. Intego wihaye gisoze. Nimba ufite gahunda yo kuvuga ngo iki kintu ndashaka kugikora gutya, wigitangira ngo ugere hagati uvuga ngo nashaka gukora iki kintu ariko ubwo ngeze hano reka ngisubika. Oya, icyo watangiye gisoze. Ibintu by'ingenzi mu buzima bwawe, icyo utangiye, nimba ari umushinga wigera hagati uvuga ngo uziko bikomeye, iyi projet ndi kwigaho ntago nayisoza. Icyo watangiye gira gute gisoze. Bizagufasha kugira ubuzima mbese bunafite intego, hapana ubuzima buri mu manegeka bujegajega. Ikindi kintu rero, ikintu ushaka ujye umenya kugiha umwanya. Ikintu ushaka, ikintu uteganya, ikintu wumva wifuza kugeraho, giha umwanya. Giha umwanya cyangwa se icyo ushaka gukora, ikintu cyose ushaka gukora kandi wumva ko kizakubyarira inyungu, ikintu kizagiraho kikugeza, kigire gute
gihe umwanya wawe, umwanya ubonye wuhugire kuri cya kintu ushaka gukora, ukimenya, ukiga, ukihuguraho, ugishakaho amakuru, akanya kose baza amakuru. Ese ibintu byo gucuruza imbuto bigenda gute? Ese ibintu byo gukora buriya kwa muganga, ibintu byo kuvura bigenda gute? Ese buriya abarimu bigenda gute? Nimba wumva ari cyo ukunda, biha umwanya, ubihe igihe, biragufasha. Ikindi kintu rero, menya ikintu cy'ingenzi n'ikintu cyihutirwa, bitandukanye. Icy'ingenzi ni ikihe, icyihutirwa ni ikihe? Ibyo rero uko ubimenya bizagenda birushaho gutuma nawe ugira ubuzima bwiza. Numenya ikintu cy'ingenzi n'icyihutirwa, uzamenya guharanira ikintu cy'ingenzi mu buzima bwawe, kuko icy'ingenzi ni ingenzi nyine mu buzima, kirahoraho mu buzima, ariko icyihutirwa kirihutirwa muri uwo mwanya. Usanga rero abantu bamwe bashobora gutakaza ikintu cy'ingenzi bagafata icyihutirwa, kandi cyihutiwe muri uwo mwanya ntabwo kizakomeza gikenewe mu bihe bizaza. Ikindi kintu rero ni ukwiga uburyo bwinjiza amafaranga. Inshuti n'abantu nyine ubona badafite ubuzima buhora busubiye inyuma, cyangwa ubuzima bw'amaganya, ubuzima bw'ubukene, ahubwo abantu bahorana iterambere. Ese wiga uburyo bwinjiza amafaranga. Ese ni agaki nakora nanjye kakanyinjiriza amafaranga? Ese noneho ngewe ibi bintu nkora nabifatanya n'iki ku buryo ndushaho kwaguka? Mu mutwe uhora utekereza, uhora wibaza ngo ese ni igiki nanjye nakora cyarushaho kunyinjiriza? Ni akahe gashinga noneho kanyinjiriza? Yes, utekereze ibintu byakwinjiriza amafaranga. Ikindi kintu, nimba abantu bakurwanya, nimba abantu bakuvuga, wicika intege, ahubwo uhita uvuga ngo byatangiye kuza. Nimba ari abantu batangiye kunsebya, nimba ari udukundi twose, nyine ni ibintu bigomba kubaho. Byigusubiza inyuma ngo uvuge ngo rero kuko batangiye kuvuga ngo njyewe njya hanze ngiye kurangura, ngiye ncuruza imyenda wenda muri shike n'urugero, nkagenda mu Bushinwa ngiye kurangura, none abantu duturanye batangiye kuvuga ko ndi indaya, none batangiye kuvuga ko nshira isoni, none ubwo naje kuri social media abantu batangiye kubona ko nta burere ngira, batangiye kuvuga ko nyine ntahangana. Kandi mu by'ukuri wowe uriyizi neza ko ibyo bintu bavuga utabikora, uriyizi neza ko ibyo bintu nta ruhare ubifitemo, nta nubwo umutima wawe inzira zabyo ari zurimo. Byiguca intege rero ngo usubire inyuma, oya, ahubwo menya kurwana, uvuge ngo ndaguma ku cyo niyemeje, ndaguma ku cyo nshaka gukora, ndaguma ku cyo nshaka kugera, kubera yuko nimba abantu batangiye kundwanya, nimba abantu batangiye kumagurukira, nuko babonye ko hari ahantu nangiye kugera, nuko babonye ko nanjye ndi umuntu w'agaciro, nuko babonye ko hari ikintu mbarusha. Ibyo bintu rero ni biza, ni ibintu ugomba guhora witeguye, ni ibintu ugomba gutekereza mu buzima bwawe, ku buryo bitaza ari ibintu byo kugusubiza inyuma, ku buryo bitaza ari ibintu byo kugutsikamira, ku buryo bitaza ari ibintu byo kukwicarira ngo uvuge ngo yanga ubu ngubu noneho nsubiye inyuma, ngo ubwo abantu batangiye kumvuga, ngo bavuga ngo abantu bose bari kuri social media wenda ni indaya, nta mugore muzima uba kuri social media, wowe intego yakuzanye. Hari terme abarokore bajyaga bagira bavuga ngo ufite amakuru. Nimba ufite amakuru y'inzira uri gucamo, nimba ufite amakuru ya gahunda yawe, nimba ufite amakuru y'intego yawe y'ubuzima, ni iki gituma usubira inyuma ngo nuko abantu bakuvuze? Ntacyo. Ni iki gituma usubira inyuma se ngo nuko business ngiye gutangira igoye? Kugira ngo ugire icyo ugeraho, kugira ngo ugire icyo wiyemeza, kugira ngo ugire aho ugera, biragusaba guhatana. Ubuzima ni urugamba, ubuzima ni ukurwana, ubuzima ni ukutemera gucika intege, ubuzima ni ukutemera gusubira hasi, ubuzima ni ukwemera ko aho ushaka kugera ugomba kuhagera, kandi hamwe n'Imana, ndetse igize n'abikoresha bakagufasha ukuboko, ubuzima bukarushaho kugenda neza. Turabakunda rero, uyu munsi n'ibyo bintu narinje kubabwira. Mukore subscribe, mukore share, mukore comment, mujye muduha ibitekerezo, ndetse mutubwire n'ibindi dushaka kuvugaho, ndetse mutubwire n'ababagiriye neza, muze muduhe ubuhamya. Nimba abantu bazenguruka channel 5 bavuga umuntu wabahemukiye, nimba umuntu avuga umuntu wamugiriye nabi, ese mwebwe ntago muhari mufite ababagiriye neza? Nimuze kuri Mubwire TV tuvuge ko abeza bakiriho, ndetse ibyiza bigikorwa, ndetse bigikomeje. Turabakunda, amahoro y'Imana bane namwe.